tugiye gutangira isomo ryacu isomo ryacu ry'uyu munsi. Ndagira ngo maze mbere iyo umuntu agiye kwinjira mu modoka ufatisha akaboko k'imoso ugakingura umuryango, mara gukingura umuryango ukinjiramo ukicara, wamara kwicara winjizamo akaguru k'indyo ugakandagira kuri furi yawe, warangiza ugakandagira kuri amburiyaje ugakinga umuryango. Noneho reka tubanze turebe bimwe mu bice bigize imodoka. Hari amapedali 3 ari hano, feri ni iyi ngiyi yo hagati, iyi nkandagiyeho, amburiyaje ni iyi ngiyi y'ibumoso, hanyuma iyisigaye hano yitwa umuriro muri kuzibona mwese. Tugiye gukomeza n'ibindi birimo hano mu modoka. Iyi ni vola, hano dufitemo taburo de boro. Dufite taburo ya mbere yerekana ubushyuhe n'ubukonje bya moteri. Dufite taburo ya kabiri ya turu ya moteri. Taburo ya gatatu kilometeraje. Taburo ya kane ni igipimo cya esanse. Igipimo cya esanse, iyo esanse y'imodoka iri kugabanuka, uru rushinge rugenda rumanuka ruza hano hasi. Iyo imodoka iri full tanka ruba ruri hariya hejuru, rugomba kuzamuka rukagera hariya hejuru. Tugiye gukomeza n'ibindi. Tugeze kuri leviye ya vitensi. Iyi leviye de vitensi iyo uyishyizemo hano hagati, iyo winjiye mu modoka, iyo iri imbere hano ubanza kumva ukayishyiramo hagati, iyo iri inyuma uyisunika imbere gatoya ikajyamo hagati. Hagati na hagati bahita muri puwemoro y'imodoka. Iyo ushaka gushyiramo vitensi rero, nk'uko mubibona zino vitensi zifite imibare. Iyo wiyegereje gutya ukaryamisha hano ku ruhande rw'ibumoso, iyo ujyanye imbere uba ushyizemo iya mbere, iyo umanuye inyuma ushyizemo iya kabiri. Iyo wongeye ukagarura hagati, ukagaruka gatoya cyane ukazamuka imbere, iyo ni iya gatatu. Iya kane umanurira inyuma yayo ariko umanuye tuduruwa uringanije. Iya gatanu ujyanamo hagati n'ubundi ugatambika ku ruhande nk'uko tubona ko iri ku ruhande rw'iburyo, ukajyana imbere ukagaruka hagati. Nanone tukaba turazirangije. Hasigaye rero iyo gusubira inyuma, nayo ujyana iburyo bwawe ugaheza, ubundi ukazana inyuma. Dukomeze n'ibindi. Aha tuhafite umutwe wa radiyo. Uyu mutwe wa radiyo mwese muzi gucana radiyo, uwo nta bintu byinshi twawuvugaho. Dufite aka kantu iyo ugakanze amatara yitwa dabo indiketa yakira icyarimwe, nicyo kavuga. Tukagira ibintu by'amakirimatizeri. Iyo uje hano kuri ofu uba uyajimije, iyo ujyanye kuri hayi ni ukuyatsa. Hanyuma ibindi mwareka tukaba tugarukirije hano isomo ryacu ry'uyu munsi, ibindi tuzabisubiramo mu isomo ritaha.